hari ukuntu uba uri ku rugendo cyangwa se wagiye ahandi hantu bitari buze kuba ngombwa ko uza gucomeka telefoni vuba, cyangwa se uri buze kubona umuriro muri telefone kandi nta power bank ufite, cyangwa se ikindi kintu kiri buze kuguha umuriro mu gihe uri kuri urwo rugendo. Rero nkaba ngiye kukwereka uburyo wabyikorera muri telefoni yawe, ukabasha kurondereza umuriro wari ufite muri telefoni, ugategereza igihe cyose uri buze kubonera charge telefoni yawe ukiriho itazimye, kandi abantu bose bagushaka kuri telefoni bakakubona. Rero nimba ari bukigera kuri ino channel yacu ya Optic VFX, tuguhaye ikaze wiyandikishije ku muryango mugari wacu w'iyi channel, ukanda subscribe, fungura n'inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi tuzadushyiraho umunsi ku wundi bijyanye n'ikoranabuhanga bitazajya bigucika. Like yo nizere ko wamajije kuyikanda, igitekerezo cyangwa ikibazo ufite umane kugishyira muri comment, nanjye kankwereka uburyo ugiye kubikora muri telefoni yawe intambwe ku yindi, akantu ku kandi bitakugoye. Ngaho ufata telefoni yawe tugendana akantu ku kandi intambwe ku yindi kuri telefoni yawe. Uramanura ziriya taskbar zo hejuru utambitse, wowe bitewe n'ahantu uri busange aka kantu ka icon ka ultra saving mode, uhita ugakandaho. Nukabona hano ngaha uragakanda, uhita ukanda OK. Hanyuma ku bantu batari bukabone hano ngaha ngiye kubereka uburyo tukabona. Urahita ubyihorera, uhita uzamuka uze muri settings za telefoni yawe, hanyuma uhita uzaho kuri search wandikemo ijambo ultra gusa. Urabona ko bahita haduha ultra saving mode, uhita wikandaho, bahita hakugeza hano ngaho. Urabona ko baba bagastratinze, wowe icyo ukora urahita ukora kara kantu, uhita ukeneboringa ukandeho, hanyuma bahita bakubaza OK cyangwa cancel, uhita ukanda OK. Ukimara gukanda OK urahita ugera hano ngaho. Baba abarimo app eshatu, iya contact, iyo guhamagara n'iya message. Hari hasi hari utumenyetso two guteranya, wawemerewe gushyiramo app eshatu zawe ushaka gukoresha muri icyo gihe washyizemo aka kantu. Umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki app zose nazikoresha? Ama app menshi agira uruhare mu gutwara umuriro. Rero uhitamo app eshatu z'ingenzi uraba ukoresha mu gihe uraba utegereje gucomeka phone cyangwa se kugera ahantu hari umuriro, hanyuma ukaza kuyicomeka. Ukanda kuri kano kantu ko guteranya ushaka gushyiramo app, hanyuma ugaselectingamo app uraba uri gukoresha mu gihe uraba wagashyizemo. Warangiza kuzikoresha washaka gushyiramo izindi, uhita ukanda kuri kara kantu k'agakaramu ugahitamo iyo ushaka gukuramo, ukayikuramo, ukahita ukanda ku kamenyetso kara ku kavi, hanyuma ukahita wongera ugakanda ku kamenyetso ko guteranya ugashyiramo iyindi app ushaka gukoresha. Rero hano ngaha muri no iyo washyizemo aka kantu ushobora no gukoresha internet. Iyo ugiye gukoresha internet umuriro wari kugumamo si ugumamo, nabwo genda gake ariko ntago biba ari neza cyane. Ibyiza no ko wayikoresha internet yawe wayifunze, kuko umuriro uguma ari umwe, uwo washyizemo ino saving mode urimo niwo ugumamo paka igihe uboneye charge. Hanyuma iyo ushaka kubikuramo uhita ukanda kuri karaga fresh kareba hariya, ukahita ukanda OK, bikaba byavuyemo. Rero nizere ko umenye uko bikorwa, hanyuma nimba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo manuka muri comment ugishyiremo, natwe tuzagukoreho video nziza kandi iteguye. Ndashaka kubwira abantu bakunda ibiganiro cyangwa se documentaire, ibiganiro documentaire nyine, ko hari indi channel yacu bita Optic Documentary ikugezaho documentaire meza. Ushaka kuyigeraho link iri muri comment, uragenda uyikandeho ikugeza kuri iyo channel, hanyuma wirebere ibyegeranyo byaho. Hanyuma njye mwari muri kumwe nyita Optic, duhure mu yindi video ikurikiye.